Yesu Kristo ashimwe. Rero nambaye tubahaye ikaze kuri Healing Word Podcast. Tubahaye ikaze, njye nitwa Uwayezu Valens. Tugiye ngo tuganire ku ijambo rikomeye abantu benshi bajya bibaza kandi riteye ubwoba abari mu isi, ariko kubizera barigira risanzwe bakarigira ubuzima. Turi twibaza ku ijambo ryitwa urupfu. Ese umuntu arapfa? Umuntu apfuye ajya he? Ese urupfu ndutinye? Ese urupfu nzarugeramo? Niki nakora ngo ntazapfa by'iteka ryose? Ese gupfa no gupfa by'iteka bitandukaniye he? Kubaho no kubaho by'iteka ryose bitandukaniye he? Ariko ikintu mbere na mbere ngusaba, kora subscribe, share na comment kugira ngo iri jambo ryiza wumvise rigere ku bandi barikeneye kandi Imana iguha umugisha ku bwabyo. Mbere na mbere kugira ngo dusobanukirwe iri jambo ry'Imana, turaje tuganire ngo ni gute watandukanya gupfa cyangwa se no gupfa by'iteka ryose. Iyo umuntu apfuye ibintu byose biba bishize, imigambi yose bishize, gahunda zose ziba zishize, ariko ijambo ry'Imana rigaragaza ko runo rupfu dupfa ari gusinzira, ahubwo gupfa by'iteka ryose no gupfira mu byaha. Kubaho ubuzima dufite ni buno turimo, ariko ubuzima bw'iteka ryose n'ubuzima tuzabanamo n'Imana. Namba bango gupfa by'iteka ryose no gupfira mu byaha, nuko bazi ko gupfa by'iteka ryose no kuzapfa, wamara gupfa ukazazukira kongera gucirwa urubanza ugahanwa n'Imana kuko wabayeho ubuzima Imana itashakaga. Naho kuba by'iteka ryose ni ugupfa ariko kazukira kubana n'Imana mu buzima bw'iteka buhoraho. Turagendera ku bintu bitatu kugira ngo tubisobanukirwe bine. Icya mbere, urupfu ni ugusinzira nk'ukundi kose. Turifashishije ijambo ry'Imana riboneka mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13:56. Haranditse ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Mu yandi magambo, Dawidi ahangaha Bibiliya yamushimiye. Nubwo hari ibyo yakoraga bibi, yajyaga aca bugufi akabwira Imana ngo sindi mwiza, hari ibintu nakosheje umbabarire, agakomeza agakora ibindi byiza. Aje gupfa rero, yapfuye amaze gukora ibintu Imana ashatse ko akora. Mu yandi magambo, apfa ari testimony ko Imana imushimye kandi azongera akazukira kubona ubugingo buhoraho. Arasinzira, amaze gukora ibintu Imana yashatse arasinzira. Dukomeje kuri point ya kabiri, urupfu ni inyungu ku muntu wese wakiriye Yesu. Haleluya! Umuntu wakiriye Yesu ntabwo atinya urupfu, nta nubwo agira ubwoba, bavuge ngo ndapfuye, bavuge ngo bigenze gute. Rimwe na rimwe niyo ari gupfa arishima, akanabwira abantu ati mwindirira kuko aho ngiye ari heza. Rero twifashishije ijambo ry'Imana riboneka mu Bafilipi 1:21, igice cya mbere 21, haranditse ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi gupfa kumbereye inyungu. Mu yandi magambo, iyi si n'ubundi irimo imibabaro, uwabivuga ntabwo yaba avuze nabi. Umuntu wese yapfuye mu isi aba aruhutse, kuko ino si irimo intambara, gushaka uburyo ubaho, gushaka amafaranga, gushaka ubuzima, indwara duhura nazo, ibigeragezo n'ibibazo byose. Ibyo byose ntago ari byiza kuri twe, kuko mwino si nta muntu n'umwe wishimye. Waba umumiliyarderi, watunga ubuzima bw'amafaranga uko angana kose, usanga urwaye indwara zikubabaza, urwaye umugongo, urwaye igifu, ufite ibibazo byinshi, intambara, ntimuhuza n'abavandimwe, byose bikakuruhiriza ubwonko ku rwego iyo upfuye wumva uruhutse. Ariko hari igihe uruhuka imiruho y'ino si, ariko n'ubundi ukazazukira kubabazwa mu muriro utazima, bitewe n'uko wabayeho ubuzima bwo mu isi wishimye cyangwa se unarushye, ariko n'ubundi uzukira kubabazwa n'umuriro w'iteka Imana izashyiriraho abantu bazaba barakoze ibyaha ntibakire Yesu ngo bamwakire. Rero icyo nacyo ni akandi gahinda. Ariko Pawulo yaravuze ngo njyewe ni inyungu, napfa ni inyungu, kandi naguma no mu isi nazo ni inyungu, ko ndakomeza nkorere umwami wanjye Yesu Kristo. Indi ntuze ya gatatu point iravuga ngo ese ninde utuma urupfu rutubera inyungu? Utuma urupfu rutubera inyungu ni Yesu. Turifashisha ijambo ry'Imana naryo riboneka muri Yohana, Ivanjiri ya Yohana igice cya 11:25, handitse ngo Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ahangaha ni igihe Yesu yaragiye kuzura Lazaro,
abwira abantu bari bari aho bose, arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abaho. Mu yandi magambo, kwizera Yesu bituma naho waba warapfuye uzongera ukabaho, kandi ntushobora kuzuka utapfuye, ntabwo ushobora kubaho utabanje gupfa. Nk'uko iyo uri gutera ibishyimbo cyangwa se izindi grain, zirabanza zikabora, zikabona kongera, zikagira ubundi buzima, zikagira germination, zigakura. Ntushobora kubaho utapfuye, ugomba kubaho upfa kugira ngo ubone kubaho by'iteka ryose. Ukubeshaho ni Yesu. Mu yandi magambo, dukeneye kwakira Yesu kugira ngo twizere ko tuzongera kubaho by'iteka ryose. Turifashisha undi murongo cyangwa se indi step ya kane ivuga ngo kuzapfa by'iteka ryose ni wowe ukwiye kubihitamo, no kubaho by'iteka ni wowe ukwiye kubyihitiramo. Reka dukoreshe ijambo ry'Imana tubona muri Luka ivanjiri ya Luka ibice 20 47 haranditse ngo Yesu arabasubiza ati, abana b'iyi si bararongorana bagashyingirwa, ariko abemerewe kuzagera muri ya si yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa, kandi ntibazaba bagishobora gupfa, kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana, kuko ari abana b'umuzuko. Mu yandi magambo, Yesu ari kubwira abasadukayo bamutega imitego bamubwira ngo mu ijuru hazabaho kurongorana, abumvisha uburyo hatazabaho kurongorana, avuga ko abantu baho batazarongorana kandi batazashobora no gupfa. Mu yandi magambo, abantu bazajya muri ya si yindi y'Imana, isi Imana yaduteguriye, ntibashobora gupfa, bazabaho by'iteka ryose. Ariko ni the same n'abantu bazajya muri ya si y'urupfu, ya si y'umwijima, ya si yo guhanwa, ya si y'umuriro utazima, ya si yo guhananwa n'ikibi, nabo bazashya by'iteka, bazaba barabyiteka badashobora gupfa. Rero ahantu ibintu bitandukanye, isi yindi Yesu yavugaga ni isi yo mu ijuru, ni isi yo kubana n'Imana, ni abana b'umuzuko cyangwa se abana b'Imana. Abo ngabo bazaba bari mu isi idapfa, badapfa, badashira, bahoraho by'iteka ryose. Irindi jambo ribishyigikira ni ijambo riboneka muri Roma, ubutumwa bwanditswe na Pawulo mu gitabo cy'Abaroma 6:23 handitseho, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Iri jambo rirabihamya neza no ribitsindagiye ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ni urupfu rw'iteka, ni ugupfa by'iteka, ni uguhora ubabara urira. Bibiliya igaragaza, n'ubari mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igaragaza ko umuntu uzarimbuka azaba ari ahantu inzoka zizahora zimurya iteka, inyo zijagata iteka, kandi harimo n'umuriro w'iteka ryose. Si ibyanjye kumenya uburyo inyo n'inzoka n'umuriro bizakorana bikarya umuntu, kandi bikarya ubugingo bw'umuntu udapfa. Ni iby'Imana izikorera, twe si ibyacu. Ariko icyo nagushishikariza, witinya urupfu, kuko urupfu ni urw'igihe gito, no gusinzira. Ariko ku bantu bataremera Yesu umwami n'umukiza, urupfu rutinye, kuko uzarujyamo, ntabwo uzaba ukihaniye cyangwa ugira ibintu uhindura, uzaruvamo cyangwa uzakanguka uhita ujya gushya by'iteka ryose, cyangwa se ujya guhanwa n'Imana by'iteka ryose. Ariko abizera Yesu nk'umwami n'umukiza bazazuka bahita bajya kubana n'Imana iteka ryose, bishima, batabasha gupfa, banezerewe, badafite imibabaro, badafite gahunda yo kurongora, badafite gahunda y'ibibazo, nta ndwara, nta bombe atomike, nta misile balisitike, nta bibazo bihari, ari ubuzima bw'umunezero, nta ntambara, nta nzara, nta marira, nta gahinda, nta gupfusha, nta byorezo, nta bibazo bihari. Rero iyo si iyo nkwifuriza kuzabamo. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo si ni nziza, niyo dukwiye kubamo. Icyo nakubwira kuri topic yacu ivuga ngo ese nawe uzapfa, ese nawe ufite ubwoba bwo gupfa? Yego, ariko wivuga ngo nzapfa, aho uvuga ngo nzasinzira, wivuga ngo nzarira, nzapfa by'iteka, aho uvuga ngo nzasinzira, nzukire kubaho. Icyo nagushishikariza ni uko uyu munsi wakakira Yesu umwami n'umukiza,
wagupfiriye, wakwitangiye kugira ngo nawe utazapfa by'iteka ryose, ahubwo uzazuke ubane na Yesu, ubane n'Imana by'iteka ryose, ube mu bugingo buhoraho by'iteka ryose. Nawe ndakwifuriza gusinzira, sinkwifuriza gupfa by'iteka ryose. Ndakwifuriza ko wazapfa ariko ugapfa usinziriye, atari ugupfa uvuga ngo sinzongera kubaho, ahubwo uzapfe wongera kuzuka, uzapfe wongera kumera ubana n'Imana. Ndagushishikariza kwakira Yesu umwami n'umukiza mwene data, kugira ngo Yesu akuyobore, kugira ngo Yesu akubere ubuzima, Yesu akubere ubugingo, Yesu akubere imbaraga, Yesu akubere kunesha. Kandi Yesu iyo umwakiriye uhabwa ubugingo bw'ubwirinzi butuma iteka uhora ushinganye, utandukanye n'ubwami bwa Satani, mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iri jambo ry'Imana tuganiriye. Ndagushimiye ko wasobanukiwe ko nubwo uzapfa wakiriye Yesu wazasinzira cyangwa se ugapfa uzukira ubugingo buhoraho, ariko nutamwakira ibihembo byawe ni urupfu kandi uzazukira gupfa by'iteka. Kandi ndakumenyesha ko umuntu wese, izina ryose wagira, waba icyamamare, waba umeze gute, Imana wayimenya kandi wayikorera ukakomeza ukanabaho mu buzima busanzwe ubayeho. Kandi Yesu ntabwo agutandukanya no kubaho mu buzima bwo gushaka imibereho kandi mu buzima bw'umucyo. Rero ibyiza no kuba mu buzima urimo bw'umwijima buzakuzanira urupfu rw'iteka, ukajya mu buzima bwa Yesu buzakuzanira ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha ko wabanye nanjye, kandi Imana iguhe byose ushaka, iguhe amafaranga, iguhe gukomera, iguhe ubuzima, iguhe ubwenge, kandi iguhe kuyikurikira, kandi gukize byose bikubabaza muri ubu buzima, mu izina rya Yesu Kristo. Rero ukore subscribe, share na comment kuri Healing Word Podcast. See you. God bless you too much.